kuko kwica umuntu mubana n'umwana mu by'ukuri ikibazo yaragifitanye n'umugore ko nk'umwana ntago turebe icyo uriya mwana yazize wenda umugore yarafite amakimbirane nawe uretse ko nawe atarakwiriye kumwica. Ibyo ni bimwe mu bintu urukiko rurimo gusobanura mbere yuko dusoma icyemezo mu gusuzuma uburemere, imyitwarire, imikorere, noneho bigashyirwa mu bikorwa n'ubugome ndengakamere. Kwemera icyaha mu rwego rw'amategeko ni impamvu nyoroshyacyaha ituma umuntu ashobora kugabanyiriza ibihano. Urukiko byose dubishyira ku munzani mu kugena igihano, ariko dukurikije ubugome Karamage Jean Claude yakoranye icyaha agikorera uwo babanaga n'umwana yari ahetse, ku buryo ntago tubizi inzego zakoze iperereza ntizatubwiye cyangwa wenda nabo ntibanabimenye kuko yabikoze wenyine, nta bantu bari bahari. Ariko biragaragara ko umugore atigeze anasamba, yahise apfa kuko yakubise mu cyico. Ibyo bigaragaza ko ubundi iyo umuntu ushobora no kumukubita wenda ukanamubabaza utagamije kumwica, ariko yakubise mu cyico. Bishoboka ko uyu Anne-Marie ashobora kuba atarasambye. Bemeza ko Nyirahabiyaremye Agnes ahamwa n'ubwicanyi, naho mugenzi Yosefu ahamwa n'icyaha cyo kuba icyitso mu cyaha cy'ubwicanyi. Urukiko ruhanishije Nyirahabiyaremye Agnes igifungo cya burundu kubera ubugome n'ubugambanyi yakoreye umugabo we n'abana batabaretse. Byatugoye kubona ahantu twahera tumugabanyiriza. Ruhanisha mugenzi iki gifungo cy'imyaka 25. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Abasirimu bamaze kutugana muri Fabula Woodte, urifuza gukoresha ibikoresho byo mu nzu byiza kandi bigezweho. Fabula Woodte ni igisubizo ku batugana. Dukora ibikoresho bitandukanye harimo nk'utubati, intebe zo muri salo, ibitanda na matera, TV stand, intebe zo muri jaride, intebe zo muri salle à manger, izo kuri piscine, garde-robe, ibitanda by'abana, intebe zo kuri comptoir, ibikoni bigezweho, ibikoresho byo mu biro ndetse n'ibindi bitandukanye. Design yose ushaka turayigukorera. Aha bakorera ibikoresho byiza kandi bigezweho ku giciro cyiza nko muri Fabula Woodte. Wadusanga aho dukorera mu Gakiriro ka Gisozi cyangwa se ukaduhamagara kuri nimero zikurikira: 079 12 40 Fabula Woodte, igisubizo ku batugana. Reka musuze kandi nkwifuriza gukomeza kugubwa neza wowe tubana umunsi ku wundi mu biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho aho muherereye mu bice bigize igihugu cyacu. Nizere ko umeze neza cyane aho uri mu bice byose, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse nawe uri iburengerazuba, tutibagiwe nawe uri hagati mu mujyi wa Kigali, wowe uri muri East Africa, Afrika hose muri rusange, nawe uri mu ntara yacu ya gatandatu y'abadiaspora. Komeza kugubwa neza cyane we wamaze gukanda sabo ahangaha, ni nacyo gihe ngo wowe utarabikora usikande subscribe, tujye dukomeza kubana mu biganiro uko tugenda tubibagezaho. None turi ku itariki 27 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2026, turi ku munsi wa gatanu, tukaba turi mu mudugudu wa Kagona, akagari ka Bujuju, umurenge wa Muyumbo, aho twaje mu isomwa ry'urubanza ruregwamo Karamage Jean Claude uherutse guhitana umugore we ndetse n'umwana we. Uyu mugore bamwitaga
Nyirasengiyumva Anne Marie w'imyaka 28 aho yamwiciye mu ishyamba ahazwi nka aho abaturage bita mu ishyamba rya Yerusalemu, akaza kumwica mukubise ifuni yo mu mutwe ikaza no gufata umwana we yarahetse, ndetse uyu Nyirasabiyumva Anne Marie n'ubundi akaba yaratwite. Ubwo rero uyu nguyu Jean Claude yamwishe amwicana n'umwana we, ngo tuvuye ko hagiyemo abana babiri nabo bishwe n'uyu nguyu Jean Claude. Uyu Jean Claude ubwo yireguraga imbere y'inteko yavuze ko yemera icyaha, akaba yarasabye imbabazi abanyarwanda ndetse n'umuntu uwo ari we wese, ariko urukiko rwanzuye ko ahanishwa igihano cya burundu. Abaturage bakavuga ko bitari bikwiye, ahubwo bo ngo bashakaga ko yakicwa, ariko icyaha ntago gihanishwa ikindi, ahanishijwe igihano cya burundu. Nanone hakaba hasomwe urubanza ruregwamo, urubanza nanone rukaba hasomwe urubanza rwaregwagamo Karamage Jean Claude. Uru ni urwa mbere. Urwa kabiri Nyirahabiyaremye Agnes wishe umugabo we amuteye icyuma akamukuramo amara afatanije na Mugenzi Joseph. Uyu Mugenzi Joseph wari wapanze ko Nyirahabiyaremye Agnes bagomba guhitwica umugabo we bakaza kujya guhita bibanira. Umugabo wari hanganiye kuba umugore yamucaga inyuma akajya ahandi, umugabo aza kubyihanganira, ariko baza gutegura umugambi wo kumwica, aho bivugwa ko uyu nguyu Mugenzi Joseph ari nawe wahaye Nyirahabiyaremye Agnes amafaranga yo kugura icyuma n'ubundi cyicishijwe umutware we bakaza kumukuramo amara. Uyu Nyirahabiyaremye Agnes ahanishijwe igihano cya burundu ariko akurirwaho igarama, naho Mugenzi Joseph ahanishijwe igihano cy'imyaka 25. Reka tuze kuganira n'abaturage, tuze kumva uko bo bakiriye ibi bihano bihawe abangaba. None ku itariki 27 ukwezi kwa Werurwe umwaka 2026, urukiko rwisumbuye ruri mu rugendo hano mu kagari ka Bijyujyu, umurenge wa Muyumbu, akarere ka Rwamagana. Nk'uko bushize rwari ruri hano tuburanisha urubanza rwa Karamage Jean Claude, ubushinjacyaha aburana n'ubushinjacyaha, ndetse n'urubanza rwa Nyirahabiyaremye Agnes na Mugenzi Joseph. Tugarutse hano tuze gusoma icyemezo cy'urukiko muri izo manza, ariko mbere y'uko tubagezaho imicire y'urubanza, tagira ngo dusabe abaturage ba Bijyujyu mwese kudufasha, sibyo?
ibyo tubasaba murabitwemerera kugira ngo rero ibintu bigende neza turasaba ko icya mbere mutuza kugira ngo tugezeho icyemezo. Cya kabiri ntabwo ari byiza gufotora aba bantu bari hano imbere y'urukiko, n'abanyamakuru twababwiye uburyo ki bagomba kubafotoramo. Icya kabiri, mwakwishimira icyemezo mutakishimira ntabwo musakuza, ntabwo mukoma amashyi, ntabwo mukomera, ibyo bintu ntabwo ari byiza, sibyo? Murabitwemereye? Murakoze. Urukiko rero rukomeje na gahunda twari tumaze kubabwira yo gusoma imanza, kagira ngo dusabe Karamage Jean Claude ahaguruke. Ese niwigira imbere gato aho ngaho. Ubushinjacyaha bwaregeye urukiko Karamage Jean Claude aregwa icyaha cy'ubwicanyi yakoreye uwari umugore we ndetse n'umwana. Karamage yaburanye yemera icyaha, asobanura uko yagikoze, asaba n'imbabazi. Niko yasoje asaba imbabazi abanyarwanda n'igihugu cy'u Rwanda. Mu gusuzuma dosiye ya Karamage Jean Claude, urukiko rwabonye ko nubwo yemeye icyaha, uburyo yakozemo icyaha bigaragara ko yari amaze igihe kinini agitegura, ariko umugore we ashobora kuba atarigeze abibona, kuko ubugome yakoranye icyo cyaha bigaragaza ko ari ibintu yari amaranye igihe. Kuko kwica umuntu mubana n'umwana, mu by'ukuri ikibazo yaragifitanye n'umugore, ariko nk'umwana ntago turebe icyo uriya mwana yazize. Wenda umugore yari afite amakimbirane nawe, uretse ko nawe atarakwiriye kumwica. Ibyo ni bimwe mu bintu urukiko rurimo gusobanura mbere y'uko dusoma icyemezo, mu gusuzuma uburemere, imyitwarire, imikorere, noneho bigashyirwa mu bikorwa n'ubugome ndengakamere. Kwemera icyaha mu rwego rw'amategeko ni impamvu nyoroshyacyaha ituma umuntu ashobora kugabanyiriza ibihano. Urukiko byose dubishyira ku munzani mu kugena igihano, ariko dukurikije ubugome Karamage Jean Claude yakoranye icyaha, agikorera uwo babanaga, n'umwana yari ahetse, ku buryo ntago tubizi inzego zakoze iperereza ntizatubwiye, cyangwa wenda nabo ntibanabimenye kuko yabikoze wenyine, nta bantu bari bahari. Ariko biragaragara ko umugore atigeze anasamba, yahise apfa kuko yakubise mu cyico. Ibyo bigaragaza ko ubundi iyo umuntu ushobora no kumukubita wenda ukanamubabaza utagamije kumwica, ariko yakubise mu cyico. Bishoboka ko uyu Annemari ashobora kuba atarasambye. Ibyo byose tumaze gusobanura n'ibindi bikubiye mu rubanza tudashobora gusobanura hano, kuko tugiye kubisobanura ntabwo twava aha ngaha, ntabwo dushobora kubafatira umwanya munini. Twagiye ngo noneho tubagezeho icyemezo. Icyaha Karamage yakoze ni icyaha giteganywa kiganisha ingingo y'107 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, kuko ryavuye kugeza ubu. Nyuma rero kwakira icyemezo ikirego cy'ubushinjacyaha, nk'uko tumaze kubisobanura, icyaha cy'ubwicanyi, urukiko rwemeye kwakira
rwemeje kwakira ikirego cy'ubushinjacyaha, rwemeza ko ikirego gifite ishingiro, rwemeza ko Karamage Jean Claude ahamwa n'ubwicanyi, ruhanishije Karamage Jean Claude igifungo cya burundu. Ruvuze ko Karamage Jean Claude asonewe kwishyura amagarama y'urubanza, nuko rukijijwe none ku itariki 27 kwezi kwa gatatu uyu mwaka wa 2026 Karamage Jean Claude ahari ubushinjacyaha buhagarariwe hari n'inteko yaburanishije urubanza. Urukiko nanone rwashyiriwe urubanza ushinjacyaha buregamo Nyirahabiyaremye Agnes na Mugenzi Joseph. Twagira ngo namwe muhaguruke base nabigira imbere gato. Muri urubanza ubushinjacyaha burega Nyirahabiyaremye Agnes cyaha cy'ubwicanyi yakoreye wari umutware we Abufite Jean Pierre, ukarega Mugenzi Joseph kuba icyitso mu cyaha cy'ubwicanyi bwakorewe Abufite Jean Pierre. Urukiko kumvise imiburanire yabo bombi, Habiyaremye Agnes akaba yaremeye icyaha ariko akaba yaratangiye atasobanura neza uko yagikoze afatanyije na Mugenzi Joseph. Abari hano mwarabyumvise, nyuma yaje kwisubiraho asobanura neza uburyo ki bacuze umugambi kubera ubushuti bari bafitanye bw'igihe kitari gito nk'amezi. Habufite rero akaba yarabangamiye ubushuti bwabo biragaragara. Nkurikije ibyo Nyirahabiyaremye yavuze, umunsi yicirwaho n'ubundi bari birigwanye. Mu miburanire ya Agnes yagiye yemera icyaha akanasobanura ko ndetse no mu nzego z'iperereza uburyo ki yarashutikanye na Mugenzi Joseph. Nubwo Mugenzi Joseph abihakana kavuga ko ntacyo yapfaga na Habufite cyatuma amubutsa ubuzima, urukiko rwasanze izo mvugo ze atari ukuri kuko Nyirahabiyaremye Agnes bari bashutikanye, we amushinja icyaha kandi nk'umuntu w'inshuti ntabwo twumva impamvu yamubeshyera ko bacuze uwo mugambi. Umuntu wa mbere wimushinja ni Nyirahabiyaremye Agnes, undi ubimushinja n'abana ba Nyirahabiyaremye Agnes basobanuye uburyo ki mama wabo yirirwaga kwa Mugenzi akanararayo n'iminsi, akamara n'iminsi adataha, yataha agataha atinze, agataha yasinze, agateza amahane mu rugo yiyenza ku mugabo. Ibi abana be barabisobanuye neza kandi bakagaragaza ko
umubyeyi wabo yabaga yiriwe kwa mugenzi Yosefu. Nubwo rero mugenzi Yosefu atabyemera, ni uburenganzira bwe kutabyemera, ariko ntabwo avuguruza ibi tubona. Aba bana baba bapiki nawe. Ese ubundi Agnes ko cyamubeshyira kandi ari inshuti ye? Hakaba rero n'ibyo abayobozi banyu bagiye batangaho amakuru ko atari bwo bwa mbere Agnes yaragiriwe inama yo kureka gucutikana na mugenzi, ariko Agnes ntiyisubiraho, ndetse na mugenzi nuko. Kugeza ubwo rero bacuze umugambi wo kumuvutsa ubuzima kugira ngo noneho babane ku mugaragaro. Ibyo byose n'ibindi twashoboye kubona, twabishyize hamwe dusanga ikirego cy'ubushinjacyaha gikwiye kwakirwa kandi ko gifite ishingiro. Bemeza ko Nyirabiyaremye Agnes ahamwa n'ubwicanyi, naho mugenzi Yosefu ahamwa n'icyaha cyo kuba icyitso mu cyaha cy'ubwicanyi. Urukiko ruhanishije Nyirabiyaremye Agnes igifungo cya burundu kubera ubugome n'ubugambanyi yakoreye umugabo we n'abana batabaretse. Byatugoye kubona ahantu twahera tumugabanyiriza. Ruhanisha mugenzi igifungo cy'imyaka 25. Ibi nibyo bihano biri hejuru biteganyijwe ibi byaha byombi, kuko ni ibyaha bacuze barabitegura babishyira mu bikorwa uwo munsi, nta kintu cyabatunguye kandi bagize n'amahirwe nta n'icyabakomye babigeraho. Ruhanishije rero ibyo bihano tumaze gusoma haruguru. Kuba bafunze rero bakaba basoniwe amagarama, nuko urukiko rwabibonye, ni nako rubasomeye bombi bahari kuri tariki ya 27 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2026. Ubushinjacyaha nabwo burahari n'inteko yaburanishije urubanza. Agnes kwina hano imbere sinye. Mwihangane tugiye gusoza, sibyo? Natinze. nari ngifite nanjye ariko yayihagaritse.
tuje hano turabashuje twebwe ariko abayobozi barababwira gahunda zikurikiyeho twebwe nk'urukiko cyari kituzanye no gusoma icyemezo tukaba tubishoje gahunda tuyishuje ubuyobozi bagiye ngo tubasabe ngo muhaguruke genda saba uratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire